nzafata ibintu ngisha Imana bigira impamvu yo kuyegera nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo ngicuza kumukurikira mfite impamvu zibifatika nzafata ibimungisha Imana bigira impamvu yo kuyegera nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kumukurikira mfite impamvu zibifatika. Papi remix urayemera? ndayemera ugarayima urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose Byishimo nawe mushyigikire gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hejuru. Tugaye ikaze wowe udukurikiye ushobora kuba udukurikiye ukunda Papi Clever uyu munsi turi kumwe nawe ushobora kuba udukurikiye kandi uri kumwe natwe ukunda Aime w'Imana cyangwa ukunda Theogene wiringiye Imana cyangwa ukunda bose cyangwa udukunda twese na Cyprien uri kuri kamera ushobora kuba umukunda. Tugaye ikaze mu kiganiro cyacu ni twe MC Theo rero cyangwa Theogene wiringiye Imana ikaze ndamukije n'abakunzi ba Papi Clever mu ndirimbo aririmba akunda ibyo akora n'abakunda Aime w'Imana. Muraho neza abakozi b'Imana? Muraho cyane. Yes, tubaye ikaze rero mu kiganiro cyacu. Navuga ngo ni umugisha wo kuba twongeye guhura tuvuga iby'umurimo w'Imana, tuvuga iby'ubwami bw'Imana, kuko ibyo tugambire byose no kugira ubwami bw'Imana bwaguke. Papi mumeze neza? Turi amahoro. Nagwerukaga kera koko. Aime namuherukaga ahantu umunsi umwe mu bukwe nyine, ariko Imana ishimwe ko twongeye guhura. Aime mumeze neza namwe? Ni amahoro cyane. Covid yasize inanga zitamanitse. Rwose ntabwo zamanitswe. Urumva rero bari ibintu bikomeye. Turaza kuganira ku ndirimbo zimbaza Imana, aba bose nibyo bakora, ariko noneho tuze kurebera hamwe ibyafashe imitima yacu. Mu gutangira ikiganiro cyacu reka nsabe Papi Clever atangire adushyira imbere y'Imana twumva ubwiza bw'Imana muri iki kiganiro. Turagushimiye mwami Yesu Kristo, turagushimiye akanya keza uduhaye, turakwinjiza kugira ngo uzubane natwe uyobore ibiganiro byacu, reka ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yes, Aime mumeze neza niko wari umaze kutubwira. Aime rero ni umuntu mukuru mu bijyanye no kuririmba muri iki gihugu cyacu, abantu benshi baramuzi cyangwa se wakuzumva indirimbo ze. Papi bro ntiwakuzumva indirimbo za Aime? Ndi umwana muto cyane. Watangiye kuzumva ryari niba? Ntabwo na mentioning umwaka kuko akenshi nta nubwo tuba twibuka ibintu byo mu bwana igihe byatangiriye. Ariko uri mwiza ni ya kera kweri. Uri mwiza. Iyo se si muri ntuzi. Ari za kera. Ya yindi tumaze kujya dufata nk'iy'abanyarwanda bose harya buriya. Wayikoze ryari Aime? Muririmbiro iri yasohotse muri 2000.
muri bibiri ubwo bwa mbere yasohotse kandi papa icyo gihe arimo mu ishuri icyo gihe muri bibiri nabaga icyangugu ndi umwana mutoya menya zitarakugeragaho neza umva kubera iki kandi umva yarayumvaga yazumva ariko nyine yarazumvaga ariko uburyo ariko muri bibiri nyine nabaga icyangugu muri bibiri nibwo twimutse tuzi i Kigali umva nibwo natangiye kumenya yaramaze no gukuraho za Afrika haguruka zitangiye kujya zikorwa okay tumubaza imyaka afite ntayo ndi bumubaze bomba ahubwo Aime ngiye kwibaza mu muziki yo mu muziki kuko iyo ndayibumaza muri ubu buryo iyo wumvise aba Papi Clever nabo Imana yabateye iteka irabakoresha muri iki gihe cyacu turimo bakundwa n'abantu benshi bakunda ibyo bakora ariko iyo wumvise umuntu nka Papi arimo avuga ati nakuze no indirimbo ya Aime bomba bivuze iki kuri wowe mu muhamagara Imana yaguhaye ni umugisha iteka nemera ko umugisha no kubera umugisha undi muntu iyo umuntu yumva hari cyo bitagarukiye gukumva indirimbo ahubwo iyo umuntu yumva ko ari ikintu indirimbo zamufashije zamumariye indirimbo Imana yakunyujijemo umenya ko ari umugisha ko umugisha si ukuririmba si no gusohora indirimbo umugisha no kuba hari ibyo Imana yagukoresheje icyo byamariye abandi wow byiza cyane mperutse kuganira n'umugabo witwa Safari Jean Pierre ngira ngo igihe wajya guza kurimbaza kaminuza ari BUTARE mwajyaga muhura arimba damu ya Yesu n'izindi zitandukanye ushobora kumwibuka aravuga ati mu bantu nshimira Aime arimo uburyo yakomeje kurinda impano ye akaba gihagaze akaba kiririmba uyu munsi wakoresheje irebanga kugira ngo ugumemo uri wawo undi abantu bakomeje kumva no gukunda na banga rikomeye ariko nanone rirakomeye icyo navuga ni nuko igihe cyose kuririmba bitari ikintu cyo kwinezeza gusa igihe cyose umenye ko ari umuhamagaro kumenya ko ari ikintu Imana yaguhaye kugira ngo ugikoreshe kubw'icyubahiro cyayo umenya ko ari ibintu birenze kwishimisha birenze kunezezwa no gufata gitari nubwo biryoha kuririmba ariko umenya ko birenze ibyo iyo umenye ko ari umuhamagaro ari ikintu Imana yaguhaye kugira ngo ugikoreshe nk'uko ubishaka iki gihe ugiha agaciro ntabwo upfa kuririmba gusa nta no gupfa kubihagarika uko ushatse ko si ibyawe ni gahunda Imana yaguhaye biri muri destin yawe ni ukuvuga ngo ni ikintu Imana yakoye ati ikintu ndakiguhaye kugira ngo ugikoreshe kubw'icyubahiro cyanjye icyo gihe rero ntabwo ari icyawe gusa ni iki Imana igomba gukoresha rero icyo gihe ntabwo ugihagarika uko ushatse ntabwo biterwa n'imyumvire rero nemera ko ari umuhamagaro kandi nkabikoresha kubw'icyubahiro cy'Imana icyo gihe rero ntabwo upfa kubihagarika uko ushaka si ibyawe ariko nanone harimo abatarabihagaritse babishaka ahubwo byageze gutya birakama akuma indirimbo zirashize oya uzise cyangwa se ziracyana hari ariko buryo ntiyabona umuntu umutumira kuko uko asigaye ameze ntibyatuma umuntu yongera kumuhamagara ngo aririmbe ibyo tuba tugiye mu urundi ruhande cyane ariko ntekereza ko gukama ko ntibivuze burya hari n'ikintu nibesha ngo kwandika uyivuze gukama bisobanuye kwandika ntabwo abantu bose bafite impano yo kwandika ariko kandi ntibikuza kuririmba kubera ko reka dufate urugero rwa Papi Clever indirimbo nyinshi abantu bamuze cyane nizo mu gitabo kandi abantu bahabwa umugisha cyane cyane guhera muri lockdown ngira ngo ya mbere sibyo ra abantu benshi barafashijwe benshi cyane ariko ntibivuze ko indirimbo yanditse nyinshi kandi afite n'izindi nyinshi yanditse sibyo ariko no kuvuga ngo ntabwo bivuze ko udafite impano yo kwandika ntibivuze ko utagomba kuririmba koresha icyo Imana yaguhaye cyoro kiza vuba Imana ntabwo izakoza ibyo itaguhaye byiza cyane reka gato ngaruke kuri Papi Clever Papi buriya ikibazo cyanjye cya mbere wigeze utekereza ubwo nyine ntangiye ibibazo wigeze utekereza byibura umunsi umwe ukavuga ati aba bagabo bakora umurimo w'Imana neza byibura nanjye cyama nkazagarara abantu bari wigeze utekereza kuzahura n'uyu mugabo wenda muri kuririmbira Imana mwese muri hamwe kumva nawe uravuze uti Imana uzamfashe biriya bintu nanjye mbigereho kubitekereza umuntu yarabitekerezaga akanabyifuza ariko ntagomvaga ko byaba urumva ubabona muri za Rwanda shima Imana yego umuntu akabyifuza akavuga ati uriya muntu fete Aime tumwita Bishop wacu ntabwo ari Bishop ariko ni Bishop w'abahanzi akabyiniro twamuhaye so ari muri generation imwe na Simon KABERA
ba Dominique baje nyuma ho gatoya ariko nawo na Dominique nawe no muntu nawe narebaga gutya nkajya mu bitaramo bye hari za Nyarugenge kumva gusa abo bantu wama ndibuka ndi umwana mutoya nigeze nshaka kwa approachinga Simon Kabera ngo muvugishe oya nashakaga ngo mubwire ngo tujye tugenda naho ajya noneho ngingemo backing kumva nabonaga ba Bruce bamucurangira bakanamu backinga noneho ngiye urumva naribaga muri korali hatoya sinigeze mbimubwira ariko niwe navuga ngo nakuze anyaspira cyane nkabona ukuntu hagaze acuranga na gitari nkumva nanjye ndashaka guhagarara gutyo nyine nanjye na gitari so mu by'ukuri ni abantu twafataga icyitegererezo nko muri kiriya gihe cya kera kubona abantu babashaga gukora video tukayatubona kuri RTV ni abantu nyine barenze so ariko mu by'ukuri iyo mbona byarabaye mu by'ukuri ntabwo mbifata for granted kandi ndabashimira cyane batubereye icyitegererezo cyiza dukura neza dukunda Imana dukunda umuhamagaro twumva ko natwe Imana ishobora kudukoresha thank you aha biranajyana n'ikibazo kinini nanifite ubwo mbere ko ngaruka kuri Aime iyo ubonye nyine ya myaka arimo mvuga ye amaze akora umurimo w'Imana kuva 2000 n'urugero sibyo ko na mbere yawe yaririmbaga kuva 2000 nibwo ya ndirimbo twamenye yagiye hanze uyu munsi akaba akiririmba iyo umubonye gutya mwabo rero no kuri stage mugiye no kuririmba bivuze iki urwo rugendo rwe ruvuze iki kuri wowe ukwigisha iki ikintu binyigisha ni kimwe cyane kuri Aime kuko ari mu muhamagaro navuga ngo ari mu bantu bakibirimo neza ari ukuntu ntabwo ndi kuvuga ku bijyanye n'umurimo w'Imana kuko buri ahantu hose urana nka Simon akazi ke turakazi byumva ashobora gukoreramo umurimo w'Imana Imana yamuhamagariyemo ariko ngenda avuga mu rwego rwa music ariko n'umurimo w'Imana kuko akenshi nanjye niyo career ndimo mbibonamo cyane abantu bakunda kubimubwira wenda ariko kurinda bene icyo kintu ukakirinda ku buryo ugenda ntibisaze cyangwa se ujye wumva umuntu wari no kuvuga ku ndirimbo baravuga ngo hari igihe indirimbo zikama ariko hari igihe indirimbo iba ari yayindi rusanzwe ariko umuntu yakomeza kuyiririmba kumvira cyane ntabwo Imana ishobora gukomeza ugakoresha iyo ndirimbo nk'ubu izo twabonye amaze iminsi asohora ari gusubiramo ni iza kera vraiment ariko zikomeza kutubera uzajye muri comment uzabona ko byanze bikunze n'ubundi style ziracyakora umurimo wazo so rero nge ku rwanjye ruhande icyo biyigisha biravuga ngo n'ahangaha ndi kubyumva sinahakekaga birashoboka ko umuntu agira igihe kikarangira ariko nshaka kuzakomeza gukorera Imana nk'uko aba bagabo babikora bakoze cyane ukunda indirimbo yiwe yihe igufasha ibihe byose iyo utekereje urakwiriye gushima ni nyinshi thank you thank you geranye cyane muririmbiro w'iteka muririmbiro w'iteka tukayaga dukora afreo buri gihe muri afreo iyo ndirimbo ntabwo igiburamo kabisa kandi ntisaza nibihe byo yaba hari umuwoshi prida uwo ari we wese uyiteye uhita wumva vraiment izamura umuntu ikamujyana ku rundi rwego mukanya uraje turimbira iyo ndirimbo imwe muri zo zigufasha ubwo reka mbaze Aime UWIMANA noneho uyu munsi umuziki uhimbaza Imana hari igihe wavugiye muri Davote uravuga ati ibi twarabyifuje kuzagira ahantu heza dukorera ibitaramo tubona nanone stage ziri abantu bahimbaza Imana bimeze neza corona itaraza byari bimeze neza ama stage navuga ngo ibitaramo bya gospel byarakorwaga cyane kurusha wenda n'ibyasekira byari bivuze iki kuri wowe ukurikije ya myaka mwavuyemo ni iteka biba byiza kubona hari ikintu hari kera najyaga nifuza hari igihe wanyuraga nko muri gare kiri hariya mu mujyi hari hafi yo kwa Rubangura yego
ariko nahanyuraga ukumva indirimbo ziri kumvikana gusa ni indirimbo zo mu baturanyi za security twita za security kugira ngo indirimbo ya gospel kabari kamwe kanyuzeho kumva donc abaririmbyi bari indirimbo ziri modern muri gospel babaga ari baki donc ntabwo byari bihari none uko igihe kigenda kigera kubona abaririmbyi aho baraza ari benshi kandi babikora neza donc ibitaramo bikagenda byiyongera bya gospel ukabona hari ahantu hari intambwe nziza ishimishije yagezweho rero cyo biraryoha kubona ibintu aho biriho birava n'ukuntu biri kuzamuka so ntekereza ko ni umunezero iteye ko umuntu ukunda ikintu yifuza kubona ikintu gikura so ni ikintu umuntu ashimira Imana cyane. Wari uri mu mwuka wari uri mu bihe bitekerezo urimbira ndirimbo nyine iyo Papi yavuga ngo imaze kuba yacu twese iyihe ni muri rimbi Uwiteka muri Uwiteka ntabwo navuga ko actually nkunda kwishira mu ndirimbo ntanditse reka mbyite gutya nubwo ari gihe wayanditse nubwo ari Imana akoresheje kuyandika ariko nkunda kwishira mu ndirimbo navuga yazandirimba Imana yihumekera ikoresha umuntu nko Imana afata nk'umwana cyangwa utumva ibintu ukamukoresha ibintu atumva kubera ko nyandika hari nko muri 98 ngira ngo nari ngiye gusenga kwa kundi mfata umwanya ugiye kumbere kuryama hari masasta z'ijoro fata gitari ntangira kuramya gusenga no mfata Bibiliya ko umuntu afatanije mu Imana gasoma ntangira gusoma Bibiliya uko nsoma Zaburi muri mbere Uwiteka indirimbo nshya aho kugira ngo nkomeze nsome numva hatangiye kuza amagambo atandukanye n'andi ndasoma aho kugira ngo nkomeze nsome ibyanditse nkumbaraza ni magambo okay numva ni mutafatikaye ntangira kwandika ibintu biza mu mutwe ko biza nkabyandika maze kuyandika nyisubiyemo kuyisoma numva wagira ngo ibaye iki oya ahubwo numva sindirimbo naririmba ko naravuze ni ibintu nanditse nari nkiri muto ukawareba n'igihugu ahantu cyari kivuye nta muntu wabashaka kureba imbere keretse abantu Imana yari yaragize abavisionnaire ntibyari byoroshye ku muntu muto ku myaka yanjye ngo ndebe kure mbone mpamye ngo abo komera z'isi bose bazaza bahamye ku Rwanda rufite Imana babonye ibyo Imana iri gukora ntibyari byoroshye ku buryo navuze ni indirimbo sinzi impamvu nyanditse sinzi naho biturutse ariko mpita ndayihisha ndayibika ndibuka ndetse higeze kubaho umuntu w'inshuti sinamuvuga n'uri umuntu uzwi cyane aza gukora ubukwe akoze ubukwe ndavuga n'undi indirimbo nta ntuzaririmba ko nayitunguka nahise mfata amagambo yayo nyakuraho nshiramo amagambo y'ubukwe ariko mbikoze numva mbuza amahoro mpita nyisubiza amagambo yayo ntazi impamvu nihuse kugeza igihe haje kuba retraite yari iyobowe na AEE yayobowe na Antoine Tayisire aho twari kumenye no kuvuga nari kumwe na ba Simon muri iriya team bahamagara abantu batandukanye bari mu gihugu hatandukanye nanjye bampamagaramo noneho dukora haba retraite turi kumwe n'abandi bantu batandukanye mu bihugu bitandukanye mu Bwongereza n'ahandi noneho batwigisha isanamitima banatubwira ati batubwira imbaraga z'indirimbo noneho baratubwira ati nk'abaririmbyi kubera ko music igira imbaraga mufite inkunga mwatera u Rwanda binyuze mu ndirimbo turangije baratuganiriza bavuga ati noneho umuntu waba ufite indirimbo cyangwa se mugende mwicare mwandike Imana ni guha indirimbo cyangwa yaraguhaye indirimbo yo gusengera igihugu yo guhumuriza abanyarwanda donc indirimbo Imana yaguhereye yose cyangwa se ushobora no kuba ufite indirimbo y'ubuhanuzi bakivuga gutyo nibwo nibutse ya ndirimbo nari narayibagiwe ngo nari kuzi ko ya ndirimbo ishobora ari ubuhanuzi barabona mugende mufata umwanya muzikoreho ndagiye nafata umwanya nkora kuri ndirimbo nyisubiramo ndayibutsa mvuga nasa nk'uwayibagiwe ndayibutsa ndangije ndaza uko twari tumaze iminsi muri retraite bararirimba n'abandi nangira umwanya wanjye ndayiririmba maze kuyiririmba ubu nagira ngo ari ikintu kibaye muri salle ko twari muri salle ahantu ubona babarimbyi bagenzi banjye baba abayobozi bari aho ngaho bari baturangaje imbere babashumba ubona bose ko n'abazungu bari bahari barabasemuriraga ndangije kuririmba baraza baransanga benshi baze iyi ndirimbo bite yajite ubona wagira ngo batunguye mu by'ukuri gese ndi kumva ibiriho biraba kugeza icyo gihe sinumva ibiriho biraba ariko mbona abantu bari interesse cyane basanga bambaza uba sinzi icyo gusubiza cyane nkababwira nyine ukuntu byaje ariko numva ntabyumva naje kuyumva neza nyuma imaze gusohoka mbonye impact itangiye kugira mu bantu aho nibuka nk'umuntu w'umuyisilamu yigeze kuntumira umuyisilamu arantumira iwe arambwira ati jye sindi umukristo ariko ndagira ngo ushimire ku bw'indirimbo kubera ko indirimbo igarura ibyiringiro mbona ko imyitarire y'indirimbo Imana yahaye abanyarwanda
no kubahumuriza ni indirimbo ntari kwandika mu bwenge bwanjye ni kwa ko Imana ishobora gufata nibuye ikarikoresha yego ya bakoze cyane uyu munsi iyo ubonye aba baririmbyi bashya ba Papi Clever baza wenda Papi we ntakiri mushya cyane ariko nawe navuga ko ari amaraso mashya mubo mwasenge impamvu gospel itanacurangwaga nuko nabwo yarimbwaga n'abantu bakeya itari ku rwego rwiza ari ziriho kiriya gihe uyu munsi niyo ubonye bano bantu bashya ba Papi Clever baza n'amaraso mashya Papi Clever basha kurima mu gifaransa akarimba mu cyongereza kandi bikagenda neza wumva bivuze iki muri rwa rugendo mwagenze n'umugisha cyane n'umunezero cyane pe urabizi hatabayeho ni nko birivuga ngo muri indirimbo nshya hatabayeho ibishya buriya ibintu byapfa kuko umuntu nta muntu uhoraho sibyo nta muntu uhoraho naririmba ariko nzagira igihe singumeho sibyo kandi iteka ikintu gituma kimwe mu bintu bituma Imana izana ibintu bishya cyangwa izana abantu bashya ni ukugira ngo itamenyerwa ni kugira ngo abantu batekereze Imana mu buryo bushya donc Imana ihora izana variete so iyo ubonye umuntu mushya Imana izanye akagendera mu murongo w'Imana cyambere cyo ni byiza kwemera gukoreshwa n'Imana afite Imana ariko ashobora guhitamo kuyikoresha mu bundi buryo so numugisha cyane kuba Imana imuzana akemera agaca bugufa agakora ibyo Imana imubara gukoramo kuko hari abantu bafite impano ariko batemera kuzikoresha nkuko Papi Clever ikoresha n'abandi bakayikoresha neza so numugisha cyane kubona abantu bemerera Imana kandi bafite amavuta y'Imana kuko Imana iguhaye impano ntabwo ikwambura ariko iyo yemeye kuyikoresha ku bwayo niho nayo mavuta azo yikoresha mu nzira Imana ishaka kuyikoresha rero numugisha kubona umuntu nka Papi Clever